Mana yaduhaye ubuceri njye na madamu tuhita tugura inkoko, tugura izinka, tugura dendo, tugura amafi, tukajya tubisimburana tukabirya, hakurikiraho gahunda yo kwishima. Buriya rero ibiryo ni danje mwana, ye baba we nakishimye ngiye kwa muganga, ariko uve kuno umubiri arifu, uyu mubiri dusiga ni umuginga. Banyandikiye utunini tugura desa, ngamize katonya kangana gutya, kwishima birahagarara, mpita nugura ndutsimba mu rugo, nzajya nzirya nishima gahunda nkamiri. Ariko Yesu hari uko yabigenje, ntago ngishima. Nose nabigenza gute ko aribwo bwari bikiza? Nibwo byari bikiza, nibwo byari bikiza. Nyikiriza amen, ongera gake amen. Kandi Imana yabanje kutunyuza mu nzara kugira ngo nibiduha tuzamenye gusangira n'abandi. Nibyo umushumba wari uyoboye wumvaga yavugaga, twebwe mu rugo twirira imyaka nta mibare tujya dushyiramo, twe turasekura. Nabwiye kagafuka k'umuceri twe kashira dabu, kamanukira dabu, nta by'imibare. N'abaturage barambwiye ngo tujye tubaha ibiryo by'ingurube, ndabaseka. Twe tuva ku meza twunyuguje sani, turunyuguza, ntacyo tujya dusigaza. Inyama ntabyo kuraza, twe turunyuguza. Kandi nshimira Imana ko yampaye umudamu ubyemera. Meruka hano mu kwa mbere siko bimeze, ubu turi mu kwa kane. Sinakoraga ariko ntitwigeze dusonza. Imana ifite uko yabigenzaga, ibigenzi. Habona abakomando banje bararene ejo bundi muri vacances bose bari bateyemo, buri muntu andeba gishirwa avuga ati no barandya tu. Kuko Yesu akagira ukabihurizamo. Ubagiye no ku mashuri. Ukajya kogereza umukire mu gipangu, ibiryo bigashya bakabiteka ureba, urimo urayikuba na vimu, urimo urayibrabinga, urimo urayisimoniza, ugatera amashiraje, moteri ukayataka, bakarya ibiryo bigashira, ibindi bakajya kubimena ureba. Bose agahagarara hariya ku rubaraza ati peti warangije se, akakugaca tukamureganye. N'ingaruka z'ibikomera ibiryo se wabirya ukazabimara, uzarinda urangiza urugendo ku isi nditarahaga sangira mipanara gakweta gagaze kuntu none agatinda mu cyumba. Ubwo washyashyanye uri guteka umuceri uvuga ati agakobwa kanjye karatashye, kirwaga kajya kawunga ku ishuri, nukaya ngo byibuze hayo yatinze mu cyumba avuye muri dushe, wenda arimo arisega agapuderi yarakuze, narimo arasesega none yasokwana ngo salama mera ati ngiye ku muhanda. Wakora iki kumukurikiza amaso ukavuga ati Imana imbabarira ataha amahoro, ahubwo kuko umukubise ikimami iri gutekesha, urumva hari itegeko rengera umwana we. Umukubise rakrete. Nigeze mbibwira abantu, umwana ava ku ishuri aragiye agenda neza, akagaruka agenda nka dendo. Wamubwira ati bite se muhungu wanjye, ati vi ati ngiye kurya icyuma. Vie wamugira ite kajya kurya icyuma, umureba agataha umureba. Ahubwo icyo gikita ukurikiraho ni ukugura umutanzaniya mwinshi, kawunga nyinshi, kuko iyo amaze kurya icyuma igikurikiyeho ni ugufata ibyo kurya. Iyo abibuze rero ni hahandi ni pasi ayihitana. Uzi ko ipasi ijya mu ikayi igakwirwamo, ayitwara mu ikayi akayango ni amakata atagiye muri etide, nayo ni ipasi ajyanye. Ese ipasi hano yagiye sho bundi bagabanya abakozi hano iwacu, hano bampereyeho shaho nta cyaha bakoze, bahereye ku batarize. Ntago nize natandatu abanza, nabwo meruka mu ishuri imbere ya jenoside yarangiye. Ababyeyi banjye ibatwaye, nta data nta mama, nsigara ndi jyenyine. Tagira ngo nabaye imbobo kubera kunanirana. Data na mama barishwe muri jenoside.
nshuti imiryango birarangira kandi navukiye mu buzima bwiza man. Namenye ubwenge asanga iwacu hari abakozi bangaburira bandirimbira ngo mama we hari ikijumbu hirimana nacyo dore ukundeba. Najyaga kwishina imodoka ari nkamwaruka n'imodoka nize kuri apape. Abantu bari muri umujyi imbere ya jenoside ibigo bitanu byigagamo abana b'abakire École Belge, École Française, APR Rugunga, APAPER na Kankigali. Ndabeshya ubuzima ni ubuzima ariko umubwiriza aranditse aravuga iby'isi byose ni ubusa niwakwiruka inyuma byose birarangira birashira nisanga ni jyenyine umuhanda wa mwana wa numva ari kunywa muri wavuze ibikomere